ikintu cyanshimishije ni ikintu kimwe, oya ni bibiri. Nagiye gusenga ahantu, noneho mageze murakoze cyane wafi yanjye waho uri rero baraguhamagaye. Yego murakoze cyane rwose, kino kiganiro ni cyiza, Imana idufashe tugisoza amahoro. Yego murakoze cyane rwose, kandi ubuhanuzi ndabwakiriye. Amaboko y'Imana ni magari cyane, amaboko y'Imana ni maremare, amaboko y'Imana ni magari cyane. Erega Gihanda, Bwihebe, Tobiyasa n'Barati nibagukange, bariya Basiriya cyane. Ikintu cyagiye kitubabaza ari naho wenda twari tubaye nkaho tuvuye, ariko tutari twavayo cyane. Buriya nimba umuntu adashaka kumva ibintu byawe, ndagira ngo uduheho uturirimbireho gatoya kuri iyo ndirimbo amaboko y'Imana twumve. Ndumva nyene none najyaga nyumva ntarakubona, none ndakubonye, noneho yituririmbire nabo bayumve mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, kandi rwose tuzanabizana hano kuri kamera tubibabwire. Ubu buhanuzi uzaza uvuga uti umuntu yarampanuriye turi kuri kamera, aravuga ntacyo uzaba Yesu turi kumwe, kuko azi neza ko ushobora byose. Nubwo naca mu bikomeye, ndabizi neza ko wanesheje. Turabaramukije mwese abakurikiranye Abayo TV, tubasabiye umugisha mu izina rya Yesu. Rero nk'uko mubizi, Imana igitwoherereza abakozi b'Imana batandukanye kuri iyi cano, kandi b'umugisha tukabagiraho umugisha nabo bakatugiraho umugisha. Rero n'uyu munsi Imana yatwoherereje umukozi w'Imana, muri kumubona kuri kamera rwose ko ameze neza, arabyibushye, afite amavuta y'Imana. Ndagira ngo rero mwakire abasuhuze mu izina rya Yesu. Amen. Karibu. turabasuje mu izina rya Yesu. Amazina yanjye nitwa Felicien ufite amahoro. Imana ibahe umugisha. Amen. Murakoze cyane Felicien ko mwatugendereye cano Abayo TV. Turabakiriye mu izina rya Yesu, mwiyumvemo ikaze. Ariko ntago twibwiye neza. Uri umuhanzi, uri umuvugabutumwa, uri umudiyakoni, uratubwira umurimo w'Imana ukora. Murakoze cyane. Ndi umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana. Imana imuhe umugisha. Uyu nguyu dufashije wenda twari tubibwiye, ariko tugira ngo wenda tubibwiye neza, ariko Imana imuduhera umugisha kuko araduhwituye. Rero amazina yanjye nayo ngayo. Ndi umukristo, nsengera muri ADPR. Abantu benshi hari igihe wenda iyo uvuze ngo uri umukristo ariko ntuvuge itorero usengeramo, ntabwo aba ari byiza. Nsengera muri ADPR. Imana ibahe umugisha. Amen. Murakoze cyane rwose, kandi Yesu akugirire neza. Dukunda rero abashyitsi cyane, kandi utubwiye yuko uri umuhanzi. Njyewe hari indirimbo zawe nzi nyinshi, ariko hari indirimbo waririmbye iranyica yitwa ngo amaboko y'Imana. Ndagira ngo uduheho uturirimbireho gatoya kuri iyo ndirimbo amaboko y'Imana twumve. Ndumva nyene none najyaga nyumva ntarakubona, none ndakubonye, noneho yituririmbire nabo bayumve mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Reka tuyiririmbe, ntacyo bitwaye. Amaboko y'Imana ni maremare, amaboko y'Imana ni magari cyane, amaboko y'Imana ni maremare, amaboko y'Imana ni magari cyane. Erega Gihanda, Bwihebe, Tobiyasa n'Barati nibagukange, bariya Basiriya nubwo ari benshi ntabwo barusha Imana amaboko. Abamidiyani
nubwo ari benshi ntabwo barusha Imana amaboko. Amaboko y'Imana ni maremare, amaboko y'Imana ni magari cyane, amaboko y'Imana ni maremare, amaboko y'Imana ni magari cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Iyi ndirimbo ndayikunda ku rwego rwo hejuru. Amaboko y'Imana ndayikunda. Ese mbabarira umbwire, iyi ndirimbo wayihimbye ugendeye kuki? Wari mu bihe bimeze bite kugira ngo uririmbe amaboko y'Imana? Wari uri mu bihe bimeze bite? Mana, nayiririmbye ndi mu bihe byiza. Wenda izindi ndirimbo nagenda ziririmba ndi mu bihe bitari byiza, ariko iyi ngiyi nayiririmbye ndi mu bihe byiza. Icya mbere, amaboko y'Imana niyo yanyambitse. Icya kabiri, amaboko y'Imana ambesheje i Kigali. Icya gatatu, amaboko y'Imana niyo angaburira. Rero niyo mpamvu naririmbye ngo amaboko y'Imana ni magari cyane. Haleluya. Nanjye ndafashijwe mu izina rye. Iyi ndirimbo nyiyumva yanjyanye. Urumva hari igihe abantu baba batuye ahandi hantu, none wakumva ijambo cyangwa indirimbo rikagutuza ahandi hantu. Nanone iyi ndirimbo nyiyumva amaboko y'Imana, nanjye numvisha nkoze. None uvuze akantu bavanga amaboko y'Imana gutuje i Kigali. Hari umuntu twaganiriye ejo arambwira ngo yaje i Kigali kuri Nzayimana. Amaboko y'Imana. Ego, ntekereza ko rero ibaze kuba umuntu aturutse mu cyaro, Imana yarajyaga ivuga ati mwana wanjye nzakujyana i Kigali. Haleluya. Kandi none wajya kwikangura ukikangura tuyi i Kigali, ikamuha ikibanza i Kigali kubera amaboko y'Imana. Imana iguha umugisha. Iyi ndirimbo yaramfashije cyane cyane ku rwego rwo hejuru. Rero kandi Imana iguha umugisha kubw'iyi ndirimbo. Ni ukuri, nuko wenda hari igihe nzaguha ituro ritari muri envelope. Imana ni mu bushobozi. Yego, Imana ikwishimire. Rero twakwakira, ndagira ngo tubwire urugendo rwawe rw'umuziki. Ufite indirimbo zingahe? Ariko mbere na mbere banza utubwire ufite indirimbo zingahe, kuko uri umuhanzi ubimazemo igihe. Ndagira ngo ubwire abantu indirimbo zawe ufite ni zingahe, izo umaze gukora. Imana iguha umugisha. Njyewe maze kuririmba indirimbo zigera muri album 3. Nizo ndirimbo maze kuririmba. Ndumva ziri kurenga album 3 muri make. Imana ishimwe ko yagushoboje. Ni indirimbo nyinshi cyane cyane cyane. Imana ikomeze igushyigikire mu izina rya Yesu. Ese ni izihe mbogamizi waba warigeze uhura nazo muri uru rugendo rwo kuririmba rwawe? Gukora indirimbo 30 ni indirimbo nyinshi cyane. Tubwira imbogamizi, kuko hari umuntu uba afite impano yo kuririmba ariko akaba yitinya, akaba adashobora. Nyine tubwira imbogamizi wagiye uhura nazo. Imbogamizi nahuye nazo ni ebyiri. Ni imbogamizi ebyiri zikomeye. Wenda izindi zose nakubwa nzivuga, ariko ebyiri zo nizo nabonye zagiye zingora cyane. Imbogamizi ya mbere ni ubukene. Ubukene nibwo bwa mbere imbogamizi yo kuba nkurikije wenda n'igihe maze mu muziki mba mfite n'izirenze izo ngizo, ariko ubukene nibwo nicyo kintu cyagiye kigenda kinkubita hasi. Indi mbogamizi ya kabiri ni imbogamizi yo kuba uvuye nka hano ukajya i Rusizi, cyangwa se ukava hano ukajya i Burasirazuba, utegesheje amafaranga yawe, wagerayo n'ibyo ujyanye abantu ntibabiha agaciro ngo babitega amatwi. Urumva, kandi wowe uzi ko ibintu wajyanye byarakuvunye, wabijyanye muri studio, abaproducer wabahaye amafaranga. Urumva, noneho wagera kuri tere ahantu ugeze ukabona abantu ntibashaka no kumva ibintu wajyanye, kandi ibyo bintu byarakuvunye. Rero icyakora icyo nshimira Imana, nubwo izo mbogamizi zose twagiye duhura nazo, ariko Imana yagendaga idufasha aho batari kubyumva. Imana igakoresha ibishoboka byose kugeza igihe uhavuye babyumviye. Rero imbogamizi nagiye mbona cyane mw'uyu murimo ni ukuba wateze ukajyana ubutumwa ahantu
wagera ukabona abantu ntibashaka no kumva ibintu wajyanye. Iyo nayo ni imbogamizi yagiye ituzitira mu buryo bw'ivugabutumwa. birumvikana cyane kandi byari inzira ikomeye igoye cyane, ariko dushimiye Imana ko yagushoboje ukaba ugeze ahangaha ugeze. Rero ndagira ngo tubwire ni igiki waba warahuye nacyo mu buzima bwawe kikakubabaza ukumva umutima wawe urababaye? Byatubabaje byo ni byinshi, nta no wabirondora wenda gusa kuri kamera, kuko n'ubundi tuba twaje hano kuri kamera ntabwo twavuga ibintu byose byatubabaje, kuko cyane ikintu cyagiye kitubabaza ari naho wenda twari tubaye nkaho tuvuye, ariko tutari twavayo cyane. Buriya nimba umuntu adashaka kumva ibintu byawe wajyanye, rimwe na rimwe no kuguha tike igusubizayo biragorana. Ariko ikintu nshimira Imana ni uko twagiye dutangira batabyumva batabishaka, ariko bigasoza Imana ibikoreyemo bakabyumva. Rero mu by'ukuri ikintu cyagiye kingora cyane ni ukuba umuntu yantumiye, nagiye iwe, naharaye, nafashe 80,000 mbishora kuri wodi imwe, ndangije ndirimbye y'indirimbo zigera muri 20. urumva noneho wa muntu ntaho yagahaye agaciro ibintu nakoreye aho ngaho, akavana 1,000 mu mufuka cyangwa 2,000, akavuga ngo mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha. Mu by'ukuri 1,000 ntikiri bukuvana ngo kikugeze wenda aho utagute wenda Remera, ntikiri bukugezeyo, kuko nimba uri butege moto ntago 1,000 cyakugeze i Remera. None umuntu arakubwiye ngo fata 1,000 ngo utahe wenda rizanya agasambu, ngo ngaho tahanga Imana iguha umugisha. Rero mu by'ukuri ibyo bintu byagiye bitubabaza, ariko ntiducike intege, tugakomeza tugakorera Imana. Icyo 1,000 bakakiduha tukakijyana. Cyakora hari n'abagenzi bacu bamwe nagiye mbona bagiye bivumbura, wakivumbura akavuga ati iki 1,000 cyanyu ni mukijyane, ati ni mujyane ibyanyu. Ariko ngewe rwose n'ubu ngubu unshinza cyangwa se ufite ikibazo twaba twaragiranye mu ivugabutumwa, azabyandike muri comment. Nagiye nihangana, icyo 1,000 nkagifata nkataha, nubwo byabaga bimbabaje, ariko simbigaragaza imbere y'umuntu ukimpaye. Rero ibyo bintu biri mu bintu byambabaje cyane muri uru rugendo rw'ivugabutumwa. Murakoze cyane rwose, kandi ibyo bintu bitera imvune yo mu mutima cyane, umutima ukavunika, ariko Imana ishimwe ko yagushoboje nyine, nubwo hari ababivuyemo, ariko wowe ukaba ukibirimo kandi ukaba birimo neza, ukaba uhagaze neza. Imana iguhereza umugisha n'ukuri kandi igukomereza amaboko. Ariko tubwiye ibintu byakubabaje, noneho ndagira ngo tubwire n'ikintu cyagushimishije nyine ukumva umutima wawe uranezerewe. Ikintu cyacimishije rwose, ari nayo mpamvu nshaka ko umuntu wabikoze twese twamusabira umugisha, n'abari kudukurikira bashoboye gusaba umugisha nawe baze kumusabira umugisha. Ikintu cyanshimishije ni ikintu kimwe, oya ni 2. Nagiye gusenga ahantu, noneho mageze urabona turirimba playback, turirimba ducometse amatelefone kuri mixeri. Noneho muri iryo teraniro hari hicayemo umudamu w'umusilamu, arafashwa, afashijwe ahita avuga ati wewe uretse kuririmba mbanze ngira icyo mvuga. Yahise afata amafaranga ye aragenda ngurira gitari, aragenda arayigura, arayizana mu rusengero. Wenda urwo rusengero sinduvuze kugira ngo abantu batantera amabuye, cyangwa se abantu benshi bahita bavuga bati twese tujye gusengera aho ngaho batanga za gitari, aho simavuze, ariko wenda abo byabaye bahari bo barahita babimenya. Icyo gihe uwo musilamu aragenda anzanira iyo gitari nshasha, arayizana. Abacuranzi baho ngaho nibo bahise bayinyesitariraho imirya nyine yari itaregeye neza, nibo bahise bayiregera. Icyo gihe rero icyo kintu cyaranshimishije, ndavuga nti nta nubwo nzareka gukorera Imana. Ubwo icyo kiri mu bintu byankomeje mu ivugabutumwa. Wenda hari igihe abantu bahita bacimanza ngo abasilamu ngo ntibakijijwe, oya
ngewe n'umuntu uzaca imanza gutyo ku bantu ntabwo tuzumvikana. ni ukuvuga ngo Imana ireba mu mutima w'umuntu, Imana ireba mu mutima. icya kabiri rero cyanshimishije nanone, ngewe igihe kimwe akabazo karimo nuko ibyabereye muri urwo rusengero nanone ntacyo bitwaye, ariko buriya hari abantu bazi gukorera Imana. icyo gihe nanone nsubirayo, ariko n'ikindi gihe kitari icyo gihe nsubirayo. ngezeyo umuntu umwe aba aravuze ati mukozi w'imati waririmbye neza, ariko ati imyenda wambaye ntabwo ijyanye n'igihe. ati imyenda wambaye ntabwo ijyanye n'igihe. anjyana mu mujyi aranyambika, uwo nawe simuvuze. ariko ahantu ari ndetse n'uwo musilamu we sinongeye no kumubona. ariko uko byagenda kose ibyo bintu byaranyubatse, biri mu bintu byagiye bituma numva ntacika intege mu gukorera Imana, kuko naravugaga ngo nubwo babandi bambaye 1000 ariko hari n'abandi bantu Imana ikoresheje bakamfata amaboko mu buryo bwo gukorera Imana. rero ibyo bintu biri mu bintu byanejeje, nkumva na n'igisaha nzarinda njya mu ijuru ntari nibagirwa ko abo bantu bankoreyeho umugisha. Amen. Imana ibaho umugisha n'ukuri aho muri, nubwo ntago yabavuze, ariko Imana ibaho umugisha. umuntu wamuguriye gitari, umuntu wamwambitse, Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha n'ukuri, kandi turawubasabiye kuri channel Abayo TV. nabo nibazanabireba bazabone ko twabasabiye umugisha. Imana ibahereza umugisha. ndagira ngo tubwire indirimbo yawe ukunda ku buryo nyine niyo waba usinziriye umuntu yashaka ukagwa ati indirimbo yawe nihe ndirimbo ukunda ukumva yakwishe nyine, kuko nuze kumbwira ndabizi ko umuhanzi yari umuhanzi avuga ati indirimbo zanjye zose ndazikunda girane, ariko tubwire ya yindi uzi ko buri hari indirimbo ushaka kuririmba igahindura amateka y'ubuzima bwawe. ndashaka utubwire iyo ndirimbo. indirimbo mfite nkunda ni nyinshi, ariko nanone hari indirimbo dufitanye amateka. ni indirimbo ivuga ngo buzacya. wenda abantu ntabwo bakunda kuyumva cyane, ariko ngewe mba nzi ikivuze. ni indirimbo y'amateka. reka nyiririmbeho gatoya, wenda abakunda kujya kuri channel yanjye bashobora guhita bo bayumva, ariko reka nyiririmbeho gatoya, ndayikunda mu buryo bushoboka. erega buzacya nubwo ubona bukwiriyeho nta joro ridacya, ihagurutsa bihebye bagatura mu mahoro, bagatungwa n'imigisha bakayitambira. Mana we, abana bawe bari imbere yawe, udufata ukuboko Mana muri uru rugendo, ntabwo yabura uko ibigenza nimuhumure, ntabwo yabura uko ibigenza nimuhumure. ni nziza cyane n'ukuri. none se karakanu ko kuvuga ngo hari igihe bukwiriraho, mbabarira ngewe nyine bukakwiriraho uri ahantu, ariko igitangaje uzi ko hari igihe umuntu bumwiriraho abandi bari kumwe ntibabimenye kandi bwaramwiriyeho. nyine mufitanye amateka niyo ndirimbo, ariko ni nziza cyane, ni nziza cyane, irimo amagambo akomeye kandi meza. hari indirimbo yawe yitwa Ifi yawe yitwa Ifi yawe, nayo ndayizi ndayikunda cyane. indirimbo yitwa Ifi yawe, iriya ndirimbo yitwa Ifi yawe nabonye ari nayo witiriye channel yawe, kandi urabona nk'uko Theo yaririmbye ngo bose babireba bagahita bamwita bose babireba, noneho nawe uririmba ngo Ifi yawe, uba ahantu hose nyine wagira bakwita Ifi yawe. ese iriya ndirimbo wayihimbye ugendeye kuki? byakujemo bite kugira ngo uhimbire indirimbo ari amagambo akomeye ngo Ifi yawe nawe uzayiroba? wowe rero ikibazo kirimo ukunda ifi. ukunda ifi nakubonye, kandi rwose ifi mba narayivuzeho kera, mba narayivuzeho ibintu byinshi, ariko nakubonye nawe ukunda ifi. ukunda ifi rwose. ifi buriya nayo ndayemera, ariko nanone
ntabwo nyemera cyane kuko ntabwo ari iy'amateka. Nta ifi rwose ntabwo ari iy'amateka. Hari n'igihe ngera nko mu giterane nkaririmba nk'indirimbo 20 nazirangiza nanarushye bakambwira bati waruhiye ubusa nta kintu wakoze kuko ntiturakubona uririmba cyamaye. Mwibaza se ko naririmbye indirimbo nyinshi ariko ubwifimba ndi kugenda nyikwepa ntashaka kuyiririmba. Bakavuga bati si wowe uririmba ngifi yawe ntawe uzayiroba. Nini ngewe bakambwira bati rero nta kintu turi buvugane utari waturirimbira ifi. Ubwo nubwo umushumba yabageze mu matangazo ahita avuga ati iby'amatangazo nejo kuwa mbere nzatanga muri nibature ariko reka mbanze numva ifi. Rero ifi nawe nakubonye urayikunda. Ifi rero bakozi b'Imana ni indirimbo naririmbye ariko nayo nyine y'ubuhanuzi. Ni ubuhanuzi Imana yari impaye nari nararirimbye nyinshi nzifite ariko ifi maze kuza niyo yahisi idomina izindi. Rero iyo nayo ndayikunda nta kibazo nta kintu bitwaye ariko bwo ni ubuhanuzi uvuga ngo ifi yawe nta muntu uzayiroba. Ahubwo ikibazo ndi kugenda mpura nacyo muri iyi minsi uzi ko hari abantu bari kugenda biyitirira ngo ifi. Mu Gatenga barampamagaye kuri ADPR barambaza bati ko tugushaka. Ndavuga ni nta kibazo. Umushumba wahatese ejo bundi ni wari uri hano. Urumva baterana kwa 4 nono aramamagara ati ko kwa 4 tugushaka. Ndamubwira ni nta kibazo. Atese kwa 4 ni wari uri hano. Ndamubwira ni ntago nari impari. Naho kumbi ni umuhanzi wagiyeyo agezeyo ahita yiyita ngo ni ngewe ngo ifi yawe nawe. Gusa sinamurenganya nawe buriya wenda arayikunda simbizi ariko wa mugani Imana ibaho umugisha kuko muri kugira ngo mbisobanureho cyane abantu banamenye n'umuntu waririmbye ndirimbo ariko abantu benshi bagenda bayiyitirira. N'abamamagara Bugande ngo dusanze ngo umuntu ngo uririmba ngo ifi yawe ngo hano kandi ubwo wenda bagiye kuri YouTube bakahita babona nimero yanjye nkabasobanura nkababwira nti ngende mu Rwanda ntago ndi Bugande. Rero mu byukuri indirimbo ifi yawe yabaye abantu benshi bayiyumvishemo ariko nta n'ikintu bitwaye. Rero n'ubuhanuzi kandi nagiye mbona abantu benshi. Hari n'umukameramani mu kanya wari uri kumbwira ati narakubonye iwacu ndi umusore urahaza uraririmba ngifi yawe nawe uzayiroba ati none ubu ndashimira Imana nanjye mbyaye 3. Bisobanuye ko rero birakora. Imana ishimwe. Imana ibaho umugisha rwose tubwiye ibintu byinshi kandi byiza. Imana iguha umugisha. Ubuhanuzi bw'ifi yawe urumva ko ni ubuhanuzi bukomeye cyane. Ni ukuntu wabisobanura nyine ikintu cyawe naho kijya. Ahubwo nawe reka nguhanurire. Mpanurira. Ubu sibwo bwa mbere dukoranye ikiganiro. Ubu ejo bundi uzahita ubona ko ifi yawe nta muntu uzayiroba. Kandi rwose tuzanabizana hano kuri kamera tubibabwire. Ubu buhanuzi uzaza uvuga uti umuntu yarampanuriye turi kuri kamera aravuga ngo ifi yanjye nta muntu uzayiroba. Birashoboka ko wowe ubu uri mu gihe cyo kubona ko wenda utazi icyerekezo ariko ifi yawe irahari ahubwo ahantu iri turayikuruye abakunzi bacu abakunzi bari gukurikirana Abayo TV muzabibonesha amaso yanyu ndetse bizamenyekana muri iki gihugu cy'u Rwanda bizamenyekana ku isi ko ifi yawe nta muntu wigeze ayiba. Murakoze cyane wafi yanjye wahuri rero baraguhamagaye. Yego murakoze cyane rwose kino kiganiro ni cyiza Imana idufashe tugisoza amahoro. Yego murakoze cyane rwose kandi ubuhanuzi ndabwakiriye nzataga ituro. Yego rero ndagira ngo tubwire urateganya iki nta bitara muri gutegura ese nta ronco uri gutegura ni icyo uteganya muri iyi minsi iri imbere uteganyirije abakunzi bawe? Wenda ibintu ndi guteganya ni ibintu byinshi binakomeye birebire bikomeye
mu rwego rwo hejuru, ahubwo Imana idufashe izi nsengero zacu zikore ibyo leta yazisabye, noneho zongere zisubire ku murongo mu buryo busanzwe, twongere dukora ibitaramo nk'uko twari twarabiteguye. Akenshi na kenshi bajya gufunga insengero zitujuje ibisabwa, kandi dufite imyiteguro y'ibitaramo bitandukanye, ariko nitugira umugisha wenda bagakora ibisabwa, tukongera tugasubira mu buzima busanzwe bw'amateraniro mbese twajyaga dukora. Tuzakomeza ibiterane twari twarateguye, hari ibyo twateguye mu ntara, hari ibyo twateguye hano mu mujyi wa Kigali. Rero nitubona uburyo, kuko njyewe ntago sinkunda gukorera ibiterane ahantu hatari mu rusengero, nkunda mu rusengero kuko niho mpita nisanga cyane. Rero nitwongera kubona ubwo buryo tugasubirana ubuzima busanzwe bw'amateraniro, nzakomeza ibitaramo nari narateguye. Murakoze cyane, turabashimiye rero kandi mwakoze kuza, muzagaruke mu izina rya Yesu. Rero abakunzi ba channel Abayo TV turabashimiye, kandi abakunzi ba Ifi yawe Felicien, murumva ko adufitiye ibintu byinshi, aduhishiye ibintu byinshi. Rero mukomeze mumukurikirane kuri channel ye yitwa Ifi yawe TV, mumusure murebe indirimbo ze zose, hariho indirimbo nyinshi mumusure. Mwakoze cyane rero, turabashimiye ko umwanya wanyu mwadayo kutureba. Reka dusenge dusoze, kandi tuzagaruke, kandi dukunda abagaruka, muzagaruke mu izina rya Yesu, amen. Reka twakire usenga Imana, usabira abantu umugisha. Murakoze cyane. Uwiteka Mana Nyiringabo, Mana ishobora byose, Mana ikiranuka, uri Imana yagiye ivugana natwe mu bihe bitandukanye, uri Imana twagiye tubonesha amaso, kandi imirimo yawe iragaragara. Ntabwo uri Imana ya kure, ahubwo uri Imana ya bugufi bwacu. Turagushimiye rero kuko abanye natwe muri iki kiganiro. Dusabiye umugisha umuntu wese wadukurikiye, dusabiye umugisha umuntu wese Uwiteka ufunguye iki kiganiro, tumusabiye umugisha. Kandi Uwiteka kubw'ubuhanuzi wagiye utunyuzamo, turasenze kugira ngo umuntu wese umwagurire imbago. Uwiteka Mana yacu, wabonaga inzira ze zarafunzwe, wabonaga ifi ye barayirobye, turasenze kugira ngo uhindure amateka. Uri Imana ihindura amateka, wasatuye inyanja mo kabiri, Abisirayeli baratambuka, ntago wabura kugarura ibyagiye. Urakoze rero, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen, amen. Abisi neza ko wanesheje, ntacyo uzaba Yesu turi kumwe, kuko azi neza ko ushobora byose. Nubwo naca mu bikomeye, ndabizi neza ko wanesheje. Inshuti nziza, umwami w'amahoro, igihome kinyigira ku manywa na nijoro, uri inshuti na nshuti.